Hello guys, ese nawe wajyaga wibaza ukuntu wabasha gusharinga phone internet ukoresheje indi? Niba wahoraga wibaza icyo kibazo, uno munsi nje gukwereka ukuntu iyo mbogamizi wabasha kuba wayihagarika. Wasanga internet yashiraga kuri telefoni ya mbere ugafata indi telefoni ya kabiri kugira ngo sharinge phone internet. Uno munsi rero naje nje kubereka ukuntu washaringa phone internet. Icyo ngusaba reba ahantu handitse subscribe kandi tujye tubana buri munsi. Kwibutsa yuko ushobora gusura channel yacu bita Minika TV tukajya tubana buri munsi aho twatangiye video. Rero nje kukwereka ukuntu wabasha gusharinga phone internet. Ugafata telefoni internet imwe ukayifata ukayohereza ku yindi telefoni. Ese ibyo bintu byajyaga kuko ugasanga ushaka gufata internet ukayijyana ku yindi telefoni cyangwa hamwe yagushiranye, wowe ugasaba ngo usanga ngo ubanze gukuramo amasimu card. Ibyo rero biratinda kandi biranagoye. Uno munsi nje gukwereka ukuntu wabasha gusharinga internet. Kora subscribe asige tujye tubana buri munsi. Kwibutsa ko ushaka gusura channel yacu ngo urebe ibyo dukora cyangwa ubashe gukomeza kuyingura ubumenyi, wasura channel yacu bita Minika TV. Twakomeje rero urafungura setting yawe ya telefoni, abenshi bakunze kuyita parametre. Urayifungura, numara kufungura setting yawe ya telefoni uretuza ahantu handitse hotspot. Abenshi kambaze mpabereke ahanditse hotspot. Ahangaha handitse ngo ni hotspot, ari kandi hano turi buze gukenera na handitse wifi. Ibi bintu bibiri niho ruzingiye kugira ngo ubashe kumenya gusharinga phone internet. Ndabizi ari benshi babizi ariko batazi uko bikorwa neza ndetse nicyo bisaba. Hari na benshi babikora basharinga bagasanga internet igenze gake. Uno munsi ronje kubikwereka ukuntu wabikora internet ya ikajya igenda neza kandi yihuse. Twatangiye rero. Bo rero urafungura hotspot yawe. Hotspot yawe ndabizi benshi murayikoresha. Urakanda no handitse ngo personal hotspot hano ngaha. Ahanga urahakanda. Nuwakanda urahita bakugeza hano mwihangane twatuntu two gusharinga ntaduhari. Icyo ngusaba niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel cyangwa ari ubwa mbere ugeze hano ngaha kuri edit 250, ndagira ngo usaba kandi subscribe. Ndetse wifuza no kuba wakomeza kumenya ibyo dukora, ushaka no gukomeza kureba bimwe mu byo dukora, wasura channel yacu bita Minika TV. Asigaye ukabasha ko wamenya byinshi bijyanye kuri telefoni. Bo twakomeje rero. Ukimara kugera hano ngaha wakibaza ngo hotspot ubundi nkujyanyeho ni iki, kora iki cyangwa bigenda bite? Hotspot ni igufasha gusharinga internet uyikura hamwe uyijyana ahandi. Mwumve ko ariyo ruzingiyeho ibi byo gusharinga phone internet. Urahita uza hano nk'ahanditse hotspot setting hano urakanda uhemeze. Nuhemeza barahita bakuzana hano ngaho. Ujya ubona wifi ubwayo igigira izina, ukajya kubona ukabona urashatsinze haje wifi n'urugero Minika TV cyangwa ndimo wifi yondi. Reka ngo urugero gutya waba uri gusharinga hano n'urugero, reka twe dukande kuri wifi ukarindira gutya wenda uri gusacinga wenda bitewe wenda n'ahantu uri. Reka twongeye dufunge connection tuyifungure wenda turebe niba tubona wifi wenda wifi imwe n'imwe. Ukabona n'urugero ubonye nkino wifi yanditseho ngo Minika TV cyangwa indi zina. Ese tujye yibaza ngo babyandikaho gute? Ukanda uwo muntu yakoresheje telefoni, ino wifi ni ya telefoni. Ngiye kukwereka uko bikorwa rero, kwereke mbashe na kubigusobanura. Rero reka twongeye turagaruka hano ngaha kucyo twaho twari turi, mbashe kwa naha gusobanura neza. Rero ikundira ubugenze nakubwira turinjira muri setting tugiye kubikora twihuse noneho kugira ngo tugire aho twari turi. Winjira hano kuri hotspot kugira ngo tubashe kubikora. Nahanditse ngo personal hotspot. Ukanda no handitse ngo hotspot setting hano. Numara kuza hano ngaha rero iri zina niryo nindi kugusobanurira. Hano nawe urahandika izina ushaka cyangwa ukunze nawe. N'urugero ngiye kwandika ngo Minika TV kuko ari nayo channel yacu. Ushaka kudusura cyangwa kuduha igitekerezo ku byo dukora, niyo channel wasura asige ukaduha igitekerezo ku byo dukora. Link turayipininga muri comment, ushaka kuyikanda ukaduha igitekerezo urayikandaho. Mbo ukundira mu bigenze rero nuko uraza ukanda hano ngaha handitse ngo hano ngaha numara ku izina kurishyiraho rya hotspot urahita uzano handitse ngo hotspot password hano ngaha. Numara kuza hano ngaha urafata wandikemo password n'urugero uzashaka kuzajya ukoresha. Twe n'urugero kadukoresha Minika
cyangwa dukoreshe edi 250 edi 250 ariko nawe azahindura izina kuko iri zina riragoye. Unushaka ubyandike gutya kugira ngo tubikore, kugira ngo nawe ubashe kuba wabimenya. Unushaka urajya wandika edi, nushaka wakandika edi, ahasigaye password yawe ikabimeze gutya, ku buryo ki ubwayo izaba ifite security. Reka tuyandike neza ibinonosoye, wandike ngo ni edi 250. Aha, gutya nurangiza ukande OK. Gutya rero biraba byarangiye kuba waba hotspot uyujujemo ibisabwa. Reka ngusobanure n'ahandi handitse security. Ahanditse security yasobanuye iki? Ushaka usizano ngaha muri none cyangwa muri none akatubyite gutyo, muri none hano ngaha hasi kuri no features ya kabiri, ni nka waba ushatse kuvuga ngo umuntu wese uzajya ufata ugafungura wifi, internet arajya yikoresha nta password bamusabyira giti ba connected. Ibi ngibi nibyo hasi. Rero ibyo ngibyo ni bibi, ugomba kwishyira hano ngaha handitse ngo personal. Kundiro bigenze rero numara kwisavinga uragaruka inyuma, uhita ufungura hotspot yawe. Kwibutsa ko ushobora kuyifungurira hejuru cyangwa ukayifungurira hano ngaha, byose aba ari ubushake bwawe kibiri kohere, ariko ngiye kiri bunyohere nyifungurira hejuru. Numara kuyisavinga gutya, ikintu kiba kirisigaye gutya, urabona ko nayifunguye. Nshobora kuba mfite ubushobozi bwo kuba na sharing umuntu iki wifi cyangwa internet. Ukundira ubugenze rero urafata indi telefoni ufite, ushaka yuko iyo telefoni iza kwakira internet. Ndakeka benshi muri kunyumva neza. Icyo gusaba twege umuntu ugeze hano bwa mbere kuri no channel yacu kwigisha ibintu bijyanye na telefoni, ngusaba ko wareba ahantu hari channel yacu hirya bita Aminika TV, ukayisura ukabasha kwiga amasomo menshi ajyanye na telefoni. Ngwibutsa ko ugomba gukora sabuna aha ngaha kugira ngo bibashe kuba byamworohera cyangwa byamukundira, kugira ngo ajye arushaho gukomeza azamura n'abandi. Twakomeje rero, uraza rero kandi hano handitse ngo wifi. Numara kuza kuri wifi, birabyo wabirangije kuri no phone ugiye gusharinga internet. Kwibutsa ko hano ngaho impamvu twafashe kuri hospital tukafata tukashyira password, nuko ahangari ho hagiye kuva internet tuyijyana ku yindi telefone. Noneho urahita ufata indi telefoni ya kabiri igiye kwakira internet. Ndakeka benshi turi kujyana. Numara kuyifata iyo telefoni, uraza gukora iki rero? Uraza ufungure wifi iyo telefoni. Nurangiza urahita ubona iyo wifi uko imeze. Iyo wifi dore nginge ndayibonye, ngiyo wifi. Iyo wifi rero nurangiza kuyifata wifi, uraza ushyiremo iyo password irimo. Urafata iyo password irimo uyishyiremo. Numara kuyishyiramo uhita ukanda handitse connected. Ahasigaye wifi, ikintu kiri buyibo cyangwa kiri bukurikireho, wifi irahita iba connected. Niba wajyaga wibaza ukuntu phone wayifata ukayisharinga internet ukoresheje indi telefoni, icyo kintu ndakeka kibashe kuba wakimenya. Ariko ikindi kintu ndi bukongeze cyangwa ndi bubashe gukomeza no video kugeza irangiye, hari akantu ngiye kukwereka. Ngiye kukwereka ukuntu wabasha guhagarika. Ese ujya guhamagara ugasanga mu gihe uri kuvugana n'umuntu telefone yawe iri recordings. Ndabizi benshi bibabaho, ariko uno munsi ngiye kukwereka ukuntu icyo kibazo wagikemura. Wowe icyo ngusaba, nakubwiye ngo ukande subscribe. Ndakwinginze kanda subscribe kuri no channel turiho ya Edtech 250. Uyibuke una searching Aminika TV, link irabipininze muri comment cyangwa iri no muri description, ku buryo wayikandaho ikaguhingura kuri iyo channel yacu, ukajya ubasha kuba wamenyera amakuru menshi atandukanye. Kwego ngwibutsa ko umuntu wakomeje reba video yacu tubahereza ibihembo. Ibyo bihembo nawe ushobora kuzaba umwe wabitsindiye hano ngaha kuri no channel yacu bita Aminika TV. Yisure ubashe kumenya byinshi kuri telefone, n'igitekerezo cyawe kiba gikenewe. Twakomeje dushimira na Edi 250 uba wabashe kuba yadusupportinga mu byo dukora. Asigaye twakomeje rero, uraza ukanda no ngaha kuri phone.
nurangiza gukanda kuri fone uraza ukande hano ngaha handitse kuri tudomo dutatu niba ujya uvugana n'umuntu ukajya kubona ukabona telefone yirikodinze icyo kibazo nacyo ndi kugira ngo ngishyireho rimwe icyo kibazo ku buryo utazongera kucyumva uraza rero ukande hano hejuru numara gukanda hejuru ugiye kubona ubonye ahantu handitse ngo aho ubona ahantu handitse ngo enable to calling recording iki kibazo na benshi kuri channel yanjye bakimbazaga icyo kibazo ndakeka namwe muri buze kugisubiza ndaza kubaha link y'iyo video mubashe kwisura icyo kibazo nacyo kishire ukundi uri bugende rero nta kundi ndagira ngo mbereke uko muri bubigenze aha rero urayituza niba phone yayi recordinga urasanga phone yawe imeze gutya urasanga urakanda no kuri twa tudomo dutatu n'ubundi hano ngaha ubanze urasanga bimeze gutya let's gato sorry urasanga bimeze gutya urasanga bimeze ngo disable auto recording uraza ukanda no ngaha handitse ngo disable hano ngaha handitse ngo disable auto recording aha ngaha urahakanda numara kwakanda gutya phone yawe ubwayo hasi bahita baguha notification ikubwira ati auto recording is off niba ino video igufashije ndagusebye ngo usharinge bagenzi bawe nabo bashe kuyibona akandi kantu n'ubundi bongeze muri video ikurikira ako kantu nako mwitegure ngiye kukabahereza mbibutsa yuko ino mugomba gusura channel yacu bita Aminika TV ndetse turashimira na Ed250 ujye ubasha gukomeza kuba yabasha kuba yadusupportinga mu byo dukora Imana ijye imuha umugisha ciao ciao turabakunda cyane.